Yo urabizi se, noneho Gahima yeruye. Gahima ashaka kwivura umusonga. Gahima ashaka kwimara icyaka cyose cyo Jojo yamuteye. Guys, Gahima noneho yasaze. Gahima yasariye dete ku rundi rwego. Ese guys, urabona Jojo we adateye agahinda byahatari? Jojo ateye impuhwe. Ese Jojo araza kubyakira ute? Ese Jojo araza kubyitwara mute? Ko noneho dete amutwaye umugabo birangiye. Dete ajyanye Gahima birarangiye. Gahima ntazongera kugaruka inyuma byanga byakunda. Ese guys, urabona n'urukundo rwa Jojo ndetse na Gahima wiwe rutageze ku marembera yarwo? Ese urabona n'urukundo rwa Gahima ndetse na Jojo ruzongera kuba rwasubirana? Guys, dete we ibi bintu yabyisanzemo atabishaka, ariko kubivamo nawe bizamugora. Gahima yarakoreshejwe, ariko Gahima nawe ibi bintu turabizi ko ari we wabitangiye. Guys, rero niba ugeze hano kuri Vinke Empire mwayikaze, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tube tuganira kuri filime yacu Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo ihangane iminota 15 zonyine ubundi tuganire kuri filime yacu Ibanga, ubambwira ukuntu wiyumva maze utanga ibitekerezo dusharingane maze twumva ubutumwa bwiza wa muri filime yacu Ibanga. Dutangiriye kuri Jojo ndetse na Gahima wiwe. Jojo na Gahima urugo rwabo ruri kugenda rugana mu marembera gake gake. Urugo rwa Gahima ndetse na Jojo rugenda rurangira buhoro buhoro. Ukuntu dete agenda binjira mu buzima gake gake, urukundo rwabo narwo rugenda rumanuka rujya hasi. Ese guys, ubona dete akwiye kuba yaba muri kino giturage? Ese ubona dete ibintu byose atabyivangamo bigahita bijya hasi? Guys, dete turabizi ko kino giturage kugira ngo kibe cyata umutwe, kugira ngo abasore babe bari muri kino giturage babatse umutwe, turabizi ko ibi byose biba biri inyuma ya dete. Turabizi ko Gahima ubu ngubu tuvugana yasariye dete byo gupfa, kandi turabizi ko dete nawe asaza Niyori ku buryo Niyori agera hagati umutwe. Turabizi ko na Valence uri aho ngaho, turabizi nawe ko yasariye dete. Guys, ese urabona dete atari ikibazo mu giturage? Ese urabona dete noneho atarafashe indi ntera? Guys, dete igiturage aracyagifite. Niyori turabizi ko nawe urukundo rwabo na Nyambo turabizi ko narwo ruba ruri kubarirwa ku ntoki. Turabizi ko igihe Yves azongera kweguza imitwe agasubira mu kurwanya urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo, turabizi ko Yves atazasubira inyuma. Yves ubu ngubu tuvugana igihe azagarukira azagaruka afite imbaraga nyinshi. Yves abashaka Nyambo byo gupfa. Ese guys, wowe nyisabe igitekerezo dutoya, ubona Yves na Nyambo baberanye ku buryo Yves yarwanira Nyambo? Ese ubona Niyori we na Nyambo baberanye ku buryo Niyori we yarwanira Nyambo? Guys, nimba uri umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe kubona dete aba yasajije igiturage cyose, ubona ari mwiza ku buryo abasore bose baba muri kino giturage bamurarikira? Ese ubona byagakwiye kugenda gutya ko abasore baba muri kino giturage bose bitesha agaciro ku mukobwa umwe nka dete? Guys, ariko dete ageze bubi kuri Gahima. Ubu ngubu tuvugana Gahima bamufashe bugwate. Gahima ubu tuvugana ntago afite urwara rwo kwishima. Gahima bamaze kumushyira mu gafuka ku buryo n'ahantu yeguza imitwe ndetse ngo abe yanyiganyiga. Gahima we na dete urukundo bagiye kurujyamo. Gahima we na dete urukundo bararutangiye. Jojo we asigaye n'amarira ari kurira. Jojo agahinda kagiye kumunangura. Jojo ubu tuvugana ntago azi ikintu yakora ngo Gahima yongere kuba yamugarukira. Jojo agiye kujya mu gahinda katigeze ajyamo ubuzima bwe bwose. Jojo none ubu tuvugana dete agiye kumukubitira mu gafuka.
guys rero murabizi ko tubakunda cyane kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VNK Empire. Ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga, kandi ikindi cya kabiri ngusaba ni ukuba wakora subscribe niba rwo gambira bahageze, ubundi tugakomeza tukagendana mu zindi benefits zose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ikintu cya mbere hano kuri VNK Empire ari ukubakunda mwese ukuntu muba mukunda VNK Empire. Nanjye niyo mpamvu ndi hano ngo tube tuganira ku bikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero Kiramani we tumugarutseho, murabizi ko amafuti ye nubwo ataramenyekana, nubwo Queen ataramenya ukuri kose, turabizi ko Kiramani ubu ngo tuvugana ari mu mazi abira. Kiramani ubu tuvugana nawe ntagaze umwanzuro yafata kugira ngo abe yikura mu kibazo yishizemo. Turabizi ko Kiramani yigize ngo aje gufata irembo kwa Queen kandi azikuwe na Queen nta mubano bafitanye. Turabizi ko Kiramani yagiye gutereta Queen, tubizi neza ko Queen batandukanye n'umubano Kiramani yarashaka kugira ngo abe yagirana na Queen bawusoje. None Kiramani amakosa yakoze nayo kujya gufata irembo kwa Queen. Ese guys urabona wowe Kiramani bizamugwa amahoro? Ese ubona Kiramani ikosa yakoze ryo kujya gufata irembo ku mukobwa badakundana, ubona biriya bintu bizamuhira? Guys Kiramani na mama we amafuti bakoze azabakoraho, kandi guys turabizi ko Kiramani nubwo akunda Queen, turabizi ko Queen atamukunda. Ese guys Queen yazapfa gupfusha akemera Kiramani? Ndabasaba kutazabura kuri episode ya filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubakorera umunsi ku munsi, murabizi ko ari mwe biba bikwiriye, murabizi ko atari mwebwe twe tutaba turi hano. Guys rero niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu uba wiyumva. Niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa byose bari guca hano kuri VNK Empire kugira ngo tujye tujyana mu zindi benefits zose mande kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero murabizi ko Nyambo ubu ngubu tuvugana nawe ari mu gahirahiro ka mukuru we, kuba ari mu gahinda. Mukuru we tuvugana ari mu gahinda kuko Jojo yabuze Gahima. Nyambo afitiye Jojo impuwe. Jojo byo ateye impuwe kano kanya. Jojo nta myanzuro na mike yafata zatuma aba yasubirana na Gahima. Gahima turabizi ko yamaze gufata umwanzuro mubi, ndetse umwanzuro ugayitse, ndetse umwanzuro ugahisha abagabo bose. Gahima yamaze kuba yibeta na Dede bagakora amabi. Ese guys Jojo we nibiza kumugera mu matwi bikamwinjira mu mutwe, ese Jojo we murabona none umutima we utarahita ushwanyagurika? Jojo ubu ngubu tuvugana ari mu mazi abira. Jojo nagaze ikintu yakora kugira ngo Gahima we yongera kuba yamugarukira ubuzima bwe bwose, kandi na Gahima nawe turi kubona nta gahunda yo kongera gusubira inyuma kuri Jojo afite. Gahunda yafite ni ugukomezanya na Dete gusa, kandi turabizi ko Dete nawe nta rukundo amufitiye. Dete yazi igiturage, kandi turabizi ko ibi byose umuntu ubiri inyuma zino migambi zose, umuntu uziri inyuma ni umuntu umwe, Yves niwe wikururiye Dete amuzana mu cyaro agiye kumuha akazi ko gutandukanya Niyori na Nyambo. None dore Dete ahantu ho yageze naho gutandukanya mukuru wa Yves ndetse n'umuntu we kugira ngo abe yatandukanya na Niyori babe bakundana. Ese guys wowe urabona Yves hano atarakoze ikosa rikomeye cyane? Ese urabona Yves hano atararengereye? Guys Yves yaradusebeje. Yves ubu ngubu tuvugana yafashe imyanzuro zidahwitse. Guys rero niba uri umukunzi w'Ibanga ukaba ushaka kuba waba umunyamuryango wuzuye, ikintu cya mbere usabwa kuba wakora ni ukuba wakora subscribe, maze tukajya dukomeza tugendana mu zindi benefits mbandi kubagezaho umunsi ku munsi, cyangwa se tugakomezanya tugendana mu bindi bikorwa byose bizajya bica kuri VNK Empire mu minsi zizaza. Guys rero
ndagusaba ibitekerezo byawe, ube wambwira ikintu mba nakugezaho kiba wifuza kuba wamenya mu buzima bwawe. Kandi murabizi hano kuri VK Empire ariho hantu honyine ushobora kugera ukabona utuntu tw'ubwenge ndetse utuntu tw'ukuri. Guys, rero filime yacu Ibanga yo irahari, kandi namwe mukunda ibanga turabizi ko muhari. Ikintu musaba ni ukutazabura kuri benesensiyo yose ya filime yacu Ibanga, cyangwa se kuzabura kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga. Icyo nicyo kintu cya mbere ngutegerejeho, ko uri umufana wa VK Empire wuzuye. Guys, rero amakosa y'igiturage cyayaziye, ibi byose biri gutetwa na Dete yahoze yizirika kuri Niyori, none Dete yamaze kubona ko ibya Niyori atabivamo, ahita yimukira kuri Gahima. Kandi turabizi ko ibi byose ubiri inyuma ni Yves wabiteye. Yves niwe nyirabayazana. Yves niwe wakoze aya makosa yose yo kuba yazana Dete mu cyaro. Ese guys, nk'ubu wowe ushyize mu mwanya wa Jojo, kano kanya wakora iki? Ese wowe wishyize mu mwanya wa Jojo, kano kanya Gahima cyangwa se Dete wamukorera iki? Guys, rero ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu wiyumva. Gusa Jojo ubu ngubu tuvugana we agahinda karamunangura, ahubwo ariyahura. Jojo hari kubura iminsi mike ngo yiyahure. Jojo ntago azi ikintu yakora kugira ngo abe umwizerwa ku mugabo we Gahima. Jojo ntago azi amakosa yakoze yakosora ku buryo Gahima noneho yamwizera ubuzima bwe bwose, akamubera umugabo we wa nyawe. Ese Gahima yaba ari gushaka umwana nk'uko yabibwiye Yves? Ese Gahima koko yaba agiye gushaka umwana kuri Dete? Guys, rero turabizi ko buri muntu wese agira amahitamo ye, ariko songiriye inama, ubona Gahima amakosa yakoze yo kuba yaca inyuma umugore we, ndetse ku muntu wirirwa abatesha umutwe mu giturage, ubona Gahima yarafashe umwanzuro muzima? Ese ubona Gahima noneho uyu mwanzuro yafashe atazawicuza ubuzima bwe bwose? Guys, rero Gahima ubu tuvugana we yamaze kwangirika. Gahima ubu tuvugana yamaze kuba yata umutwe. Gahima ubu ngubu tuvugana ikintu cyari kubona imbere ye ni Dete wenyine. Ubu ngubu Jojo ubu tuvugana ntabwo akibaho. Jojo ubu tuvugana ntabwo akiba mu mutwe wa Gahima. Gahima icyo ari gutekereza kimwe ni Dete. Guys, rero ngiye kukwisabira faveri gato. Uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga? Ese ukunda ibikorwa muri kubagezaho umunsi ku munsi? Ese wifuza kuba waba umunyamuryango wa Miss Nyambo? Ibisabwa ni ibi ngibi: ni ukuba wakora subscribe no kuri VK Empire, maze tukajya dukomeza tugenda mu zindi benefits zose bari kubagezaho umunsi ku munsi, maze ukaba umunyamuryango wuzuye. Kandi ikindi cya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, maze ukambwira ukuntu uba wiyumva, maze warangiza ukanakora subscribe, maze tugakomezanya mu zindi episode za filime yacu Ibanga. Guys, rero niba ushimishijwe n'ibikorwa mari kukugezaho umunsi ku munsi, usabwa kuba wakora subscribe. Kandi murabona ko filime yacu Ibanga iri kugenda igera ku musozo wayo. Filime yacu Ibanga iracyabafitiye byinshi, ariko iri kugenda yegera umusozo wayo. Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga, ndagusaba kutazabura ku episode yari yose ya filime yacu Ibanga, kugira ngo tujye dukomezanya tugendana mu zindi benefits zose mandi kukugezaho umunsi ku munsi. Kandi guys, niba ugeze hano kuri VK Empire ntuhave ikiganiro kitarangiye, kuko utakirangije uba ucitswe ibintu byinshi cyane. Iyo utakirangije uba ucitswe ibintu byinshi byo uzabona mu zindi episodes zizaza. Guys, rero icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango. Kandi iyo uri umunyamuryango, buri kintu cyose kiba gisohotse kikugeraho mu ba mbere.
igisabwa ni uko warakoze subscribe gusa, ubundi ukaba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga ndetse na wa Venke Empire. Guys, rero murabizi ko datsinda mu magambo, ntabatindiye ndabasaba kugira ngo nimuze kubura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire.